Kanongere nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukurikirana ibiganiro bya Raza Media TV umunsi ku munsi. Turi kuri wa munsi ubutegerejwe na benshi, umunsi wa Saint Valentin. Saint Valentin rero ikaba yizihizwa ku itariki 14 Gashyantare, ukaba ari umunsi wizihizwa buri mwaka. Uyu munsi witiriwe Mutagatifu Valentin, akaba ari umuntu warangwaga n'ibikorwa by'urukundo, hanyuma uyu munsi baza kuba bawumwitirira bavuga yuko ari umunsi nyine we cyangwa se bibukiraho ibikorwa byiza yakoranaga urukundo. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu bitatu abantu bakunze gukora kuri uyu munsi wa Saint Valentin. Ingingo ya mbere iragira iti Valentine si umunsi w'urukundo cyangwa se w'abakundana gusa. Ingingo ya kabiri, urukundo rwa nyarwo n'urukundo rw'ikinyoma. Ingingo ya gatatu, uburyo abakiri bato bafata Valentine Day nabi. Dutangiye twihuse rero, ahangaha ku munsi w'abakundana hari ibikorwa byinshi tugiye kubanza kurebera hamwe bimwe mu byo wakora duhereye kuri no ngingo ya mbere. Ni ukuvuga ngo Valentine Day si urukundo rw'abakundana gusa. Ahangaha tugiye kurebera hamwe ibyo impamvu atari umunsi w'urukundo rw'abakundana gusa. Muri iyi ngingo harimo ko ushobora gushimira ababyeyi bawe. Ushobora gushimira ababyeyi bawe wibutse iby'urukundo, cyangwa se uyu munsi n'ubundi wongeye ukagira ibyo ukwibutsa ku by'urukundo, ntago wakirengagiza ababyeyi bawe. Ariko se uheruka kuba washimira umubyeyi wawe ku gikorwa kimwe cyangwa se ikindi, cyangwa se mu buryo ubwo ari bwo bwose ryari? Aha nagiraga ngo nkwibutse yuko kuri uno munsi w'abakundanye udashobora kugumya ngo uhugire mu by'abakundanye gusa wowe na sheri wawe, ahubwo ushobora kwibuka mama wawe, papa wawe, ba nyogosenge n'abandi bose bakureze ukiri mutoya, ukaba nabo wabatungura, ukabashimira kuri uno munsi w'abakundanye. Kwibuka inshuti nziza. Hano ushobora kwibuka inshuti mwanyuranye mu bihe bitandukanye, abo mwabanye mu buzima bwo ku ntebe y'ishuri muri inshuti, nubwo bigeraho mutandukanye ku ntebe y'ishuri bikarangira, ukibuka abo mwakoranye mu kazi, ukibuka abakuri hafi, abaturanyi, abo mwabanye mu byo mwita ubushuti, aba nabo ukaba wabatungura ku munsi w'abakundanye. Tukiri kuri iyi ngingo ya mbere, tuti Valentine Day si umunsi w'urukundo rw'abakundanye gusa. Ushobora kwereka impuhwe no gufasha abatishoboye. Ibi ushobora kubikora ugera ikirenge mu cya wa Valentine ari nawe witiriwe uyu munsi, nawe ufasha abatishoboye, uhumuriza abababaye, abashoboye gusenga mugasengera n'abantu bafite imitima ihungabanye, mukongera mukabagarura mu ihumure, ubuzima bukongera bugagaruka. Ndumva ari ibyo twavuga kuri iyo ngingo ya mbere. Hari ibindi nawe ushobora kubyandika muri komenti kugira ngo abadukurikiye nabo babisome, bakomereze umunsi wabo mu buryohe budasanzwe. Ingingo ya kabiri ari nayo tugiye kureberaho, iyi ni iya kabiri tuvuye kuri iriya ya mbere. Urukundo rwa nyarwo n'urukundo rutari urwa nyarwo. Ahangaha ubundi iyo bavuze urukundo rwa nyarwo n'urukundo rutari urwa nyarwo, ushobora kwibaza ngo ese urukundo rwa nyarwo ni uruhe? Kuvuga ngo urukundo rwa nyarwo ku bakundanye, ubundi urukundo rwa nyarwo ntirwingingwa,
urukundo rwa nyarwo ntirugira ifuhe, kandi urukundo rwa nyarwo ntirugira icyo rugenderaho kugira ngo umuntu abashe kuba yakunda umuntu mu buryo bw'imibanire cyangwa se rw'abateganya kubana. Urukundo rwa nyarwo iyo atari umusore n'umukobwa bifuza kubana, aba ari urukundo nanone rwo gukunda umuntu utagendeye ku karere akomokamo, utagendeye ku ndeshyo, utagendeye ku byo atunze, ahubwo wowe ukamwereka urukundo ubikuye ku mutima, nta kintu kibiguhatiye cyangwa se utagamije inyungu wakura ku muntu. Urukundo rutari urwa nyarwo rero rwo ni uruhe? Ni igihe uba utegereje ko wa munsi wa Saint Valentin ugera, uwo witaga ko muri mu rukundo ataguha ururabo, ataguha impano nk'uko wari ubyiteguye, cyangwa se nk'uko bashuti bawe na bagenzi bawe bandi bo bari kubigirirwa, bikarangira uvuye mu cyo witaga urukundo wakundaga wa muntu. Ni igihe niba hari umuntu mwari mumaze iminsi mucuditse, wita ko ngo ari inshuti yawe, igihe umukeneyeho serivisi ariko ugasanga iyo serivisi ntiyiteguye kuyiguha, icyo gihe biba bigaragara ko iyo atayiguhaye ugahita ubivamo cyangwa se ugahita witwara ubundi buryo, icyo gihe bihita bigaragara ko urukundo wari umufiteho atari urwa nyarwo, kuko hari icyo uba wari ugamije. Icyo gihe rero ikigamijwe cyangwa se icyo ugamije iyo kitagezweho birangira ubivuyemo, ndetse ugasiga wandagaje na wa wundi witaga ko muri mu rukundo rwa nyarwo. Urukundo rwa nyarwo ntirugira icyo rushingiraho, ndetse icya kabiri, urukundo rutari urwa nyarwo rwo rugira ibyo rushingiraho kugira ngo ube wakunda umuntu, cyangwa se kugira ngo wowe ube wakundwa. Iyo hari ibyo ufite bishobora gutuma ukundwa, cyangwa se iyo hari ibyo ubura bishobora gutuma udakundwa, aho rero niho ushobora kuzasanga urukundo rutari urwa nyarwo. Inshuti ya nyayo uzayimenya gute? Cyangwa se wowe uzamenya ko ukunda umuntu bya nyabyo gute? Ingingo ya gatatu ari nayo ikomeye, ahangaha tugiye kuvuga uburyo urubyiruko cyangwa se abakiri bato bafata umunsi wa Saint Valentin mu buryo bubi, cyangwa se bo bita ko ari uburyo bwiza. Ni ukuvuga ngo ahangaha urubyiruko ku munsi wa Saint Valentin ruba rufite ibintu byinshi rutegereje guhabwa impano, gutanga impano, ibintu byinshi bigiye bigobetsemwo. Ahangaha harimo ibintu birebire. Hari ingeso urubyiruko rw'ubu mu minsi ya none rufite, irimo gushyira puresha cyangwa se gushyira igitutu kubo bakundana. Urugero, umuhungu cyangwa se umukobwa, cyane cyane bigaragara ku bakobwa, iyo afite umukunzi we bari gukundana, aho ndavuga ku rubyiruko rwo muri ino minsi, umunsi wa Saint Valentin ukagera, haba harimo guhatira cyangwa se gushaka kumenya mbere y'uko uwo munsi ugera, ese sheri tuzasohokera he? Ese yibaza ati ese sheri afite amafaranga ahagije? Ati buriya azangurira ibi n'ibi ibi n'ibi. Rimwe na rimwe akaba yatangira no guporopoza, cyangwa se gutangira guteguza ubwoko bw'impano yifuza, ndetse agatangira kugena igiciro iyo mpano ye ashaka itagomba kuzajya munsi, ndetse agatangira kwerekana ahantu heza ho gusohokera, rimwe na rimwe harengeje ubushobozi bw'uwo bakundana. Ahangaha rero niho harimo gushyira puresha ko uwo bakundana amwibutsa ko azamuha impano, amwibutsa ko azamusohokana kuri uwo munsi, ndetse anamwibutsa ko bakundana, kugira ngo azabe yamuzirikanye k'uwo munsi. Ahangaha rero usanga harimo gushyira puresha ku rukundo, cyangwa se
ku mukunzi, ugasanga bishobora kuba byagira ibyo byangiza ku ruhande rumwe cyangwa se urundi. Gukoresha amafaranga arenze ubushobozi. Ahangaha dukunze kubona ku munsi wa Saint Valentin mu maguriro akomeye cyangwa se amwe n'amwe ku mihanda n'ahandi baba bateguye ibikoresho cyangwa se ibirango birimo indabo, amabogisi, ibintu bifunze neza, imyambaro ijyanye n'umunsi, ugasanga hari ibiciro byo ku rwego rutandukanye, ugasanga umuntu ashatse kugura ururabo rw'ibihumbi 100 kandi abizi neza ko ayo mafaranga atayafite yuzuye, ariko kugira ngo azashimishe umukunzi we ku munsi wa Saint Valentin akaba yajya no mu ideni. Muri no minsi mu Rwanda dusigaye dufite amadeni ashobora gufatirwa kuri mobile money, mokashi, ngo kavanse, hari n'izindi nabonye zigenda zitanga ideni, ugasanga umuntu agujije mokashi 30,000 byo kugura ururabo rwo guha umukunzi kuri Saint Valentin. Aho ngaho rero turabisanga muri iki gice kivuga ko bakoresha amafaranga arenze ubushobozi bafite, ugasanga yazigamye ibihumbi 200 byari kuzamufasha kwiteza imbere mu bihe bizaza, ariko kubera ko umunsi wa Saint Valentin wageze agahita afata ya mafaranga akayaguramwo ururabo rw'ibihumbi 70, akaguramwo isaha ya sheri, akamugurira ikanzu itukura, hanyuma ayasigaye akamusohokana ku munsi w'abakundanye, aho abandi bakundanye nabo basohokeye kugira ngo amugaragarize yuko amukunda. Nibyo koko umugaragarije ko umukunda, umuhaye impano nk'uko wabiteganyije, ariko ukoresheje ubushobozi burenze ubwo ufite. Bivuga ngo ushobora kuzagera ku yindi Saint Valentin utakibasha no kwigurira urukweto rwo kwambara, cyangwa se bwa bushobozi n'ubundi wari ufite icyo gihe utabufite. Aha bizagenda gute rero? Hazazamwo ingaruka z'uko uwo mukundana ashobora guhita abona yuko hari icyo umuhishe cyangwa se hari icyo umwimye kandi ubushize warakimuhaye nta gahato. Aha rero uba ugomba kuba seriye, ukamenya yuko utagomba gukoresha ubushobozi buruta ubwo ufite ngo ni ukugira ngo ushimishe umukunzi wawe kuri Saint Valentin. Simbabujije gukundana, simbabujije kurya ibyanyu, ariko mwibuke gukoresha ubushobozi mufite. Kandi rega niyo ubwo bushobozi waba ubifite ntibivuze yuko wabukoresha bwose ngo nuko ari kuri Saint Valentin. Tuvuye ku bushobozi, ku bijyanye no gukoresha amafaranga arenze ubushobozi, hano turasanga kwibwira ko tutagira umukunzi ari ugutsindwa. Kuvuga ngo hano urubyiruko iyo umunsi wa Saint Valentin ugeze, udafite fiance cyangwa se udafite uwo bari kubyumva kimwe muri iyo minsi, atangira kwiheba, agatangira kumva yuko ntacyo amaze, agatangira kwicira imanza mu mutima, akibwira ko hari yaba yaracumuye ku Mana. Ahangaha urubyiruko rufite iyo ngeso bitewe n'uko burya abantu barabwirana, cyangwa se abari mu urungano rurabwirana, urungano ruramenyana. Burya uriya ufite fiance cyangwa se ufite sheri abaziranye n'utamufite. Rero iyo yamenye yuko abandi bana babasohokanye we yigunze cyangwa se ari wenyine, birangira atekereje yuko hari icyo yaba yaracumuye, akaba ashobora gukora ibidakorwa. Ahangaha rero ku munsi wa Saint Valentin uba usanga bamwe ku maposte yabo ya WhatsApp ati ngewe nabuze unsohokana, ati gutya. Ibyo bishobora gutera ikibazo cyo ko hari umuntu ushobora guhita aporofitira mu kavuyo akakubeshya yuko agukunda, akaguha impano ya Saint Valentin,
kugira ngo nawe ube umwana nk'abandi. Ahangaha bikaba byakuviramwo ingaruka zo gushorwa no mu zindi ngeso utari witeguye. Ngibyo rero ibya Saint Valentin, hari byinshi twabivugaho ariko ndagira ngo duhinire ahangaha. Ibyo ngibyo nyine Saint Valentin abayizihiza mugumye muryoherwe. Nagiraga ngo mbanyuriremwo muri makeya bike nabashije kubategurira kuri uno munsi wa Saint Valentin. Ku bijyanye no kuvuga ku bya Saint Valentin, nihagira amakuru asohoka cyangwa se ibyaranze umunsi wa Saint Valentin, tuzabibagarurira hano kuri Raza Media TV kuri wa mwanya twahariye social media trends. Komeza ugubwe neza ukurikirana ibiganiro bya Raza Media TV.